Umugoroba mwiza nshuti bakunzi ba Royal TV, nshuti bakunzi b'ikiganiro Half Time Show, ikiganiro cy'imikino kibageraho kuwa mbere, kuwa gatatu ndetse no kuwa gatanu amasaha nk'aya ya saa 3 n'igice z'umugoroba. Nizere ko weekend yabagendekeye neza aho muherereye hirya no hino mu bice bitandukanye by'igihugu cyacu cy'u Rwanda, ndetse namwe muri hanze y'imbibi z'u Rwanda mutukurikirana mukoresheje murandasi kuri Royal TV rwa. Turabasuje kandi tubahaye ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi, kikaba nacyo kiganiro cya mbere muri uku kwezi kwa kane, kwezi kwa Mata twinjiyemo hano mu Rwanda. Amakuru y'umukino tugibuze kugarukaho uyu munsi, turagaruka kuri shampiyona y'u Rwanda yakomeje ku munsi wa 22 wa shampiyona. Gusa iyi shampiyona icyayivuzwemo cyane n'agahigo ndetse n'amateka yanditswe n'umukinnyi w'umunyarwanda Mubumbyi Bernabe alias Balotelli mu ikipe AS do Kigali, ubwo yatsindaga ikipe ya Mukura muri iyi weekend ibitego 4-1 byose byatsinzwe n'uyu munyarwanda, akaba ariwe ubaye wa mbere gutsinda ibitego 4 mu mukino umwe wa shampiyona hano mu Rwanda. Turaza kuba turi kumwe nawe hano muri studio tubwire uko yiyumva nyuma yo gukora amateka nk'aya ngayo, ndetse yewe tunasubire muri ibyo bihe turi kumwe na nyirubwite Mubumbyi Bernabe alias Balotelli. Hanyuma ku rundi ruhande turazagaruka ku makuru avugwa hanze y'u Rwanda, hirya no hino shampiyona z'Iburayi zarakomeje. Hanyuma ni nako kandi Roger Federer nubwo yashaje ntabwo tennis iramuva mu maboko, kuko muri iyi weekend yongeye gutwara irindi rushanwa rikomeye mu marushanwa ya tennis nyuma yo gutwara Miami Open, ayitwaye ikindi gihanganye Rafael Nadal. Ni byinshi turi buze kuganira uyu munsi, gusa munyemerere nanjye nababwira ko muri iyi weekend dusohotsemo mu Rwanda twari twakiriye irushanwa rya Africa Para Taekwondo. Nkuko nari nabibabwiye, ni irushanwa ryabereye kuri stade Amahoro nto Amahoro i Remera, riba mu gihe cy'iminsi 2 ku gatandatu ndetse no ku cyumweru. Cyakoze cyo kuri irushanwa ryabaga ku nshuro ya kabiri ku mugabane wa Afrika, rikaba ku nshuro ya mbere hano mu Rwanda, akaba nabwo u Rwanda by'umwihariko rwari rwitabiriye. U Rwanda rwabashije kwitwara neza kuko mu bihugu muri rusange u Rwanda rwabashije kuza kwisonga mu bihugu byatwaye imidari myinshi muri iri rushanwa. Nubwo mu makipe y'abagore Maroc, u Rwanda ndetse na Serbia arizo zari zaje imbere uko zikurikirana nyine mu midare, abagabo batwara abahize abandi mu gutwara imidari myinshi mu bagabo ni Espagne, u Rwanda ndetse n'Ubufaransa. Hanyuma u Rwanda bagiye guteranya muri rusange ku bihugu byatwaye imidari myinshi, ni u Rwanda rwabashije gutwara imidari myinshi rukurikirwa na Espagne ndetse na Uzbekistan. Ni irushanwa ryari yitabiriwe n'ibihugu bigera muri 18, u Rwanda rwitwayemo neza ku bigaragara ndetse no ku buryo umusaruro watanzwe tumaze kuvuga. Mu rusange yaba mu cyiciro cy'abatangije ibiro 61, mu cyiciro cy'abatangije ibiro 58, mu cyiciro cy'abagore, mu cyiciro cy'abagabo, hose muri rusange bakaba baritwaye neza abanyarwanda bakina uyu mukino wa Para Taekwondo. Birumvikana ni taekwondo ikinwa n'ababana n'ubumuga. Ni ikipe y'u Rwanda yabashije gutwara imidari n'imidende muri iri rushanwa nyafurika. Ni irushanwa sibyo ku Rwanda rwari rwakiriye ku nshuro ya mbere, akaba nabwo kabiri ryari ribereye ku mugabane wa Afrika. Yewe uyu mukino wa taekwondo umaze iminsi mike wemerewe kuzajya ukinwa mu mikino ya Olympique. Bivuze ngo u Rwanda ni intangiriro z'icyizere cy'uko u Rwanda rwazahagarirwa mu mikino ya Para Taekwondo yo mu mwaka wa 2020 izabera mu gihugu cya Tokyo. Ese nyuma yo kwitwara neza muri irushanwa iki cyizere kirahari cyangwa se kizaraza amasinde? Reka tubiharire igihe cyonyine nicyo kizabitubwira, kuko u Rwanda nyuma y'iri rushanwa rugomba guhita rutangira amajonjora yo gushaka tike yo kuyerekeza mu mikino ya Para Taekwondo cyangwa se Para Olympique. Ubwo ni Para Taekwondo ibiri mu mikino Para Olympique y'ababana n'ubumuga. Ntabwo nababwira kubabwira ko Valence uherutse gutorerwa kuyobora ishyirahamwe cyangwa se Komite Olympique mu Rwanda, akaba yari umwe mu bayobozi baje kwihera ijisho ibi birori byari biri mu Rwanda kuri Petit Stade muri weekend tuvuyemo. Nyivuga kuri Petit Stade naho kandi habereye imikino imwe n'imwe ya shampiyona ya basket muri iyi weekend tuvuyemo, aho ikipe ya Patriot ndetse n'amakipe agiye atandukanye yakomeje kugenda yitwara neza. Patriot kugeza amagingo angana n'igihe kiyoboye urutonde rwa shampiyona muri basket byari byifashe gute? APR Basketball Club yatsinzwe na UGB ku kintu cy'amanota 5 kuri 90, mu gihe 30 plus yanyagiwe imvura y'amanota n'ikipe ya Reg ikomeje kwesa umuhigo wo gutsinda amanota menshi. Andi makipe yatsinze 152 kuri 38, IPRC ya mu majyepfo itsindwa na Patriote biyigoye cyane amanota 75 kuri 72 byayemereye gukomeza kuyobora urutonde rwa shampiyona. Ku rundi ruhande Espoir yahaye isomo rya ruhago CSK amanota 100 kuri 33. Mu cyiciro cy'abana n'abategarugori hari derby yahuzaga IPRC mu majyepfo ndetse na Kaminuza y'u Rwanda ishami rya Huye. Umukino urangira IPRC ariyo yegukanye iyi derby itsinze amanota 53 kuri 42. Mu cyiciro cy'abagabo
Patriot iracyayoboye ku rutonde rwa shampiyona kuko ifite amanota 21, Reg iyigwa mu ntege n'imikino 10 ifite amanota 19, inganya na Espoir, hanyuma IPRS ya Kigali kaza ku mwanya wa 4 n'amanota 17, mu gihe APR Basketball Club iza ku mwanya wa 5 n'amanota 16. Byumvikana ko shampiyona mu gihe ikirimbanije amakipe aracyakubana mu myanya y'imbere cyane cyane muzishaka iki gikombe n'izishaka kuza muri enye za mbere, wa mwanya cyangwa se wa muhigo buri kipe yose bifite kugira ngo izagaragare mu mikino ya play-off. Byumvikana ko mu gihe tukiri muri iyi mikino ya basketball hano mu Rwanda izakomeza muri weekend itaha muri basketball, nguko uko bihagaze amakipe aracyakomeje guhangana karahava. Hanyuma mu cyiciro cya kabiri cy'umupira w'amaguru hano mu Rwanda imikino yarabaye. Vision Jeunesse Nouvelle itsindwa na AS Muhanga ibitego 2-1, Hope FC itsinda Nyagatare ibitego 3-0, Kaminuza y'u Rwanda yongera gutsindwa na Giti Kinyoni igitego 1-0 mu rugo iwayo. Ni mu gihe kandi Sorwate FC yo yatsinze ikipe yanganyije na Kaminuza igitego 1-1, Giti Kinyoni inganya Rwamagana igitego 1-1, mu gihe indi mikino uko yabaye muri rusange mukomeza kugenda mu bireba nk'uko byagenze. Nyimara kubabwira ibyaranze weekend y'imikino hano mu Rwanda mu mikino igiye itandukanye, nari natangiye mbibabwira muri rusange. Muri iyi weekend u Rwanda, Abanyarwanda, abakunzi ba Ruhago, abakunzi ba AS do Kigali muri rusange twishimiye ndetse bishimiye muri rusange kubona amateka yandikwa ndetse n'agahigo gacibwa ku ruhande rw'umusore w'umunyarwanda Mubumbyi Bernabe. Mubumbyi Bernabe akaba yaratsinze ibitego 4 byose mu mukino ikipe AS do Kigali yanyagiyemo ikipe ya Mukura w'umunsi wa 22 wa shampiyona Azam Rwanda Premier League ibitego 4-1. Ibyo bitego byose byinjiye hakoreshejwe uyu mupira ku kirenge cya Mubumbyi Bernabe. Turi kumwe nawe hano muri studio. Ntangira nguha ikaze Mubumbyi Bernabe muri studio za Royal TV, muri studio za Halftime Show by'umwihariko, ariko nanagusubize icyubahiro cyawe. Umupira no wawe ntabwo ari uwanjye. Bimeze gute? Bisawa cyane. Nyuma yo gutsinda ibitego 4 uri kwiyumva umeze gute? Usibye amateka mu Rwanda winjiyemo ukaba uri uwa mbere nk'umunyarwanda utsinze ibi bitego, yega no kwisi burya ntago ari benshi, urumva umeze gute? Ni ibintu byanshimishije cyane, ofete byarantunguye kubera igihe cyari gishize ntatsinda ibitego, noneho kujya kubitsinda nkatsinda ibitego byinshi, ariko ni ibintu bisa nkaho nubwo byantunguye ariko ntabwo byari cyane, ni ibintu byari byaraye bimbayeho mu nzozi z'iryo joro ryakeye. Wari wabirose? Nari nabirose. Kuri butsinde 4 cyangwa se waravuga ati ndaza gutsinda? Narose ntsinda ibitego 4 ariko bakemeramo 2. Ariko mu gitondo mbibwiye abantu kubera ko ngo wari umunsi wo kubeshya, ntabwo nari mbizi ngewe, baravuga ibintu uri kuvuga ni ibintu by'ububeshyi, ariko match nagize ku gitego cya 3 mpita mbona ko ibintu bishobora kuba bishoboka. Hari umukinnyi umwe nabwiye ko narose ntsinda ibitego 4 ariko bakaza kwemeramo 2. Ndangije binyongerera ingufu, numva ngize morale, ndavuga ko biranashoboka ko n'igitego cya 4 nagitsinda. Kubwo amahirwe ndagitsinda, match irangiye umuntu aza kunyirukanka barambwira ariko uzi ko ushobora kubakabya inzozi. Ni inzozi za mbere gukabije? Nizo nzozi za mbere nkabije, ariko nari maze igihe kinini mbabaye nsenga Imana nyisaba igitego, ushaka kunyeganyeza inshundura, nayisabaga igitego kimwe niyo cyagombaga kumpa confiance, nkumva ko nshobora kuba nanjye natsinda. None ngwaye 4 ngaho ibera nziza rero. Izo nzozi muri rusange Mubumbyi Bernabe alias Balotelli yari yarose umunsi ubanziriza uyu mukino. Reka tuzebera hamwe Abanyarwanda wenda bamwe na bamwe natangiye vuga ni abari bahari, ababikurikiranye, abashe kubyumva, abashe kubyirebera muri rusange, ntabwo bazibagirwa uyu munsi. Gusa n'abakurikiranye Royal TV muri aka kanya mu kiganiro Halftime Show ntabwo twabaherana cyangwa se ntabwo bicisha amatsiko. Reka tubereka muri rusange ibyo bitego 4 Mubumbyi Bernabe yatsinze kuri uyu mukino bahoraga muri ikipe ya Mukura Victory Sport, ikipe yo mu karere ka Huye, ikipe mu majyepfo y'u Rwanda. Yatsinzwe ibitego 4-1, si no gutsindwa gusa, ni ukunyagirwa. N'umukino wabereye kuri stade regionale i Nyamirambo, ikipe ya AS do Kigali. Mu bafana bayo batakunze kuba benshi, ariko abakinnyi nyine murabyihanganira. Turabyihanganira cyane. Wowe nkawe wamenyereye APR
ukajya kujya muri ikipe nk'iyi ngiyi idafite abafana benshi uba wumva hari akantu kabura. Okay, ikintu cya mbere muri football gikora ni ukwiyadapta kubera ko ntabwo uba uzahora mu ikipe imwe. Ushobora gukina mu Rwanda ukahava ukajya Tanzania ukajya hana Sugira nk'urugero rwa Sugira yavuye muri AS Kigali ifite abafana bakeya, ariko ubona muri AS Vita ifite abafana benshi. Bisaba rero kwiyadapta ukakira ubuzima urimo. Ngibyo rero ikipe ya Mukura yatangiye yotsa igitutu, yatangiye isatira, nubwo namwe mwanyuzagamo mukagera imbere zamu ry'iyi kipe, by'umwihariko bijyanye Mukura ni ya ekipe wayitsinda byinshi, ariko burya nayo ntijya yiburira cyane cyane amazina ifite akomeye imbere, ifite Christophe, ifite Kiza Hussein, ifite abasore nk'aba Cedric Samba, umusore Kevin. Ni ekipe nziza n'abari bose, ekipe nziza ndatekereza namwe mwagiye gukina nayo mwikandagira. Twagiye ubundi mu mateka numvaga bambwira ko Mukura ngo AS Kigali itagitsindira i Kigali, none ubwa mbere ngo tuyitsindire i Kigali, ntabwo nari mbizi. Numva ari amateka menshi yanditswe ejo bundi ku wa gatandatu. Hanyuma iyi penalty bagikorera wagize appel de ballon nziza, umuzamu Kimanuka Jean Claude asohoka nabi, wahise utangira kuvuga ko zanzo noneho zigiye kuba impamo. Ikintu cya mbere numvaga ko iriya penalty ngomba kuyishyiramo, numvaga mfite confiance muri njyewe, numva nta bwoba mfite, ngo numva ko ngomba gushyiramo iriya penalty. Niwe usanzwe utera penalty, niwe option ya mbere cyangwa urayisabye kubera zanzo? Niyo penalty ya mbere iba dukoresheje ndi mu kibuga, indi yabaye nari ndi hanze iza gutsindwa n'undi mukinnyi. Ariko mu by'ukuri penalty yose ibaye mu kibuga uri ku ruhande rwa AS Kigali niwe ugomba kuyitera uri mu kibuga. No, ntabwo ari ukuvuga gutyo. Ko buri ekipe ruko ifite abantu bagomba gutera penalty. Urebye umuntu wiyaminiye yumva ko ari muri mood yo kuyitera yayitera, ariko abakinnyi bose bashakaga ko ari njye uyitera kugira ngo mbashe wongere confiance. Nk'umwataka urugeze kuri uyu munsi utarabona igitego, kugira ngo uzamure confiance byari byiza. Nyuma y'iyi penalty rero hacemo iminota mike cyane uza guhita utsinda igitego cya kabiri uciye muri humye ry'abamyugariro b'ikipe ya AS ya Mukura. Turaza kubigarukaho cyane muri analyse, ngira ngo n'umupira nyuma yo gutsinda igitego cya mbere noneho cya cyizere cyari cyagarutse. Cyizere cyaragarutse, numva ko bishoboka rwose. Tangira gutinyuka imbere zamu duel wirukanka, kuko iki gitego cya kabiri watsinze cyenda gusa neza n'igitego cya gatatu watsinze reba hano waturutse muri centre uri kumwe n'umyugariro Fabien umwaka baro utsinda igitego. Ni confiance, n'ibitego natsinze icya kabiri n'icya gatatu ni ibitego bisa nkaho bitarimo precipitation, ni ibitego naratuje mbona ko bishoboka, mfata baro ndayiroba bisanzwe nkuko wabikora muri entraînement. Ko muri entraînement narabikoraga, ariko najya muri match najya imbere y'izamu ko gushaka cya gitego cya mbere cya confiance nkagira precipitation, nkabitera nabi nkatera hanze. Ngibyo. Hanyuma ngira ngo igice cya mbere cyanjye ufite ibitego bitatu byose ku busa, nubwo Mukura nayo yacishagamo ikabona okaziyo imbere y'izamu ririnzwe na Bate Shamiru, ariko kuri ekipe yatsinzwe ibitego bitatu, burya mu Rwanda dukunze no kubibona ekipe yatsinzwe ibitego bingana kuriya confiance igenda ikendera biragoranye. Ariko bitandukanye no ku ikipe ya Mukura. Urebye bo umutoza wabo n'umuzungu, abazungu bari bafite ukuntu mu mutwe wabo batajya baseda, barategereza mpaka ku ifirimbi ya nyuma. Ndakeka umutoza yarababwiye ko nkuko twabatsinze ibitego bitatu mu gice cya mbere nabo bishoboka ko badutsinda ibitego bitatu nabo, cyangwa bagatsinda n'icya kane muri deuxième mi-temps. Baraje baragerageza, ni ekipe nziza ikina neza ituje, barapasanya neza, bafite abataka beza, ndetse n'abari bari kuri bench harimo uriya musore witwa Ngama w'Umurundi, ni umwataka mwiza nawe yasimbuye asa n'utugoye, ariko twebwe koca yari yatubwiye ko tugomba gutuza, intsinzi turayifite, dukina umupira wacu, nibishoboka dushake n'ibindi bitego. Iri ni shoti wari uteye mu gice cya kabiri cy'umukino, banza igitego cya kane waragishakaga vuba na bwangu. Numvaga nshaka gukabya za nzozi, kubera ko narabyutse nijoro maze gusenga, nako maze kurota, mbonye ko byari inzozi ndarakara cyane, ndicara ku gitanda ndasenga mbwira Imana ko se Mana, kubera iki bimbayeho, kubera iki bibaye inzozi, kuki bitaba impamo. Ndarota nkarota ndi gutsinda ibitego, kandi nagusabye ibitego nyabyo, ntabwo nshaka iby'inzozi. Okay, ndabwira Mana, guhera uyu munsi ntabwo nzongera kugusaba igitego, no, ahubwo wowe ni wowe uzi icyo nshaka, bizaba uko bishaka, niko nasenze, ntabwo nzongera gusaba igitego, bizaba uko bishaka wowe. Mu gihe inzozi zawe zari zitaraba impamo, Kiza Hussein yabona umupira mu rugo rw'amahina rw'ikipe ya AS Kigali, umupira awugarura neza cyane mu kaguru ke k'iburyo, ahita hindukiza neza cyane umunyezamu Shamiru Bate. Ngira ngo nawe ni umukinnyi mwiza Kiza Hussein, umaze igihe kinini muri shampiyona y'u Rwanda, joueur très technique,
wabagoye cyane by'umwihariko no kuri uyu mukino. Hanyuma aha hari hasigaye kuba nta bwoba wari ufite, izi ni okaziyo n'ubundi wakomeje kugenda ubona imbere y'izamu, ndatekereza wari wamaze kwibohora noneho mu mutima. nari namaze kwibohora hariya iya okaziyo nari mbonye, ubundi ubusanzwe nahitaga nshaka gushota n'imbaraga, nshaka igitego n'imbaraga, ariko naje kwitekerezaho n'abatoza bakajya bangira inama, buriya koca Eric yambaye hafi cyane n'abamwungirije ndetse abakinnyi banyumvishaga ko byose bishoboka, ushobora gukina n'imikino 3 ya nyuma ugakora amateka, byose birashoboka. Ngayo mateka warayakoze utsinda igitego cya 4, uyu mupira wawuhawe na Hamidu Ndayisaba. Kuri wowe ufite ubushobozi bwose bushoboka, Hamidu urumva wamuha nk'iki kuko yagufashe? Hamidu niwe muntu mu buzima yaranshimishije cyane, kandi buriya mubikiye kado, ni surprise kuri we, kandi nzayimukorera nawe nimutumira azabitubwira. Ubwo ngubu ni nk'ideni ugiye ni surprise. Hari igihe kera twajyaga tubona ku mugabane w'i Burayi umuntu bita Evra yahaye Vidic, ni sinzi wahaye Evra passe decisive ivamo igitego cye cya mbere muri Manchester, ahita amuha imodoka. Ngewe ubushobozi bw'imodoka wenda, wowe ubushobozi bwawe wenda ubw'imodoka ushobora kutaboneka, ariko n'ubundi bwari bwose bwaboneka uzamuhamo ikado nk'uko ubyemeye hano kuri Royal TV. Ni umupira wahawe ni icyubahiro, niwo mupira wa mbere utahanye muri kariyeri? No, hari indi hat-trick natsinze yari mu gikombe cy'amahoro, nsinda ekipe y'Isonga, twakiniye kuri Stade Amahoro, nabwo wampaye umupira narawutwaye uri mu rugo. Ndateganya kuzakomeza nkakora cyane, Imana nimfasha nzabone n'izindi baro. Kera iwanjye nzajye nicara mfite icyumba cya mize, icyumba apana akabati ni gato, icyumba kirimo amateka, ibyandanze byose muri rusange byose. Ngo rero Mubumbyi Bernabe bakunze kwita Balotelli ahabwa umupira. Umutoza w'ikipe ya Mukura nayo nyuma y'umukino yagiye kwihanganisha abafana b'ikipe ya Mukura bari bakoze urugendo bava mu majyepfo bazi Kigali, ariko baterwa agahinda n'ibitego bya Mubumbyi Bernabe, baterwa agahinda n'intsinzi y'ikipe ya AS de Kigali muri rusange. Ibitego byose 4-1 byatsinzwe na Mubumbyi Bernabe alias Balotelli, umusore turi kumwe nawe hano muri studio maze kutubwira ibyiyumviro mbere y'umukino, mu mukino na nyuma y'umukino akimara guca kano gahigo. Ndababwiza ukuri, nagerageje gushaka muri archive no mu mateka ayo twaba tuzi ya hafi n'abadufasha bakanaturusha ibya kera, nsanga umukinnyi watsinze ibitego 4 mu mateka ya shampiyona cyangwa se y'umupira. Reka maze mpere ku mupira, y'amateka y'umupira no mu Rwanda, abenshi bagendaga bahuriza ku bitego Mbu yigeze atsinda, niba ari Zebre, igihe batsindaga Zebre mu gikombe cy'amahoro, manza ni mu bitego niba ari bingahe 20. Ndumva narigeze kubyumva. Ni Mbuyu ni Bokungu? No, sorry, ni Bokungu? Birashoboka ari Bokungu, hari mu gikombe cy'amahoro. Ariko hari ibindi ngo Kabangi nawe yatsinze muri igikombe cy'amahoro, batsinda ku gikombe cya shampiyona. Ibyo simbizi. Hari mu gikombe cy'amahoro byonze, Bokungu yatsindaga ekipe yo mu cyiciro cya kabiri, sinzi ikipe bari bakinnye, batsinda ibitego 22, atsinda ibitego bimenya ari 7, nabyumvise. Sinzi n'ibindi bitego abapere ngo yatsinze 8. En fait ababyibuka baraza kudufasha, abanyamateka bafite archive, bifitemo archive niko navuga, baraza kutubwira muri rusange. Gusa ntibibuza ko Mubumbyi Bernabe ari we munyarwanda uciye akagago ko gutsinda ibitego 4 mu mukino umwe mu mateka ya ruhago y'u Rwanda, yewe no muri Afrika ntago ari benshi, ku mugabane w'Iburayi ntago ari benshi dukunze kumva ba Robert Lewandowski ari bo ngo babitsinze, bikaba ariyo headline y'ibinyamakuru byose ku mugabane w'Iburayi. So uyu munsi rero natwe ntago twabura kuguha ishema, ntago twabura kuguha icyubahiro ukwiye, kuko gutsinda ibitego 4 ntago ari ibintu byoroha. Murakoze cyane. En fait ariko icyubahiro mbere na mbere, icyubahiro ni cy'Imana yankora ibitangaza. Nta ngufu zanjye nakoresheje, urebye za tari ibyo nakinye nibyo n'ubundi nsanganywe, ahubwo nuko Imana yatumye mbasha kubyeexposa, ikanyorohereza muri make. Ngibyo mbere ko tugaruka ku busesenguzi bw'uyu mukino ndetse nuko ibitego muri rusange byabonetse ku ruhande rwa Mubumbyi Bernabe, munyemerere gato musubize gato muri ekipe yaje aturutsemo, ekipe ya APR Football Club nayo nyuma y'igihe kinini itsinda, nyuma y'igihe kinini nakwitsindwa ikatakaza amanota mu buryo budasobanutse. Ikipe ya APR Football Club yaje kubona amanota 3 noneho ku nshuro nakwita ya kabiri muri phase retour kuva shampiyona yatangira, imbere ikipe ya Etincelle. Turebera hamwe uyu mukino wabereye i Rubavu, ugasifurwa n'umusifuzi Hakizimana Louis alias Lou.
ngira ngo nubwo wayivuyemo ariko nawe ntabwo warushimishijwe n'ibihirimo bazi. Ntabwo byanshimisha ko abenshi barimo n'inshuti zanjye, abayobozi ni abajyanama banjye, iyo nteye imbere barishima, n'abandi gutsitara bakababara. Ofete nanjye byarambabazaga ibihe babaga barimo. Byarakubabazaga ibihe babaga barimo, ibyo bihe nta bindi ku batabizi tubabwire ko ikipe ya AP Football Club kuva phase retour yari yagatangira yari yatsinze umukino umwe rukumbi, umukino yasizemo ikipe ya Mukura ejo bundi uherutse kwisasira ukayitsinda ibitego bine nk'uko twabigarukagaho. Niyo match bari baherutse gutsinda batsindira Huye batsinda 3-2. Izindi bagiye iyo batsinzwemo n'imwe nayo batsindwamo na Gicumbi, hanyuma izindi bagenda bazinganya. Icyo kitego cya Issa Bigirimana yaje kubona kuri pasi nziza cyane ya Papi Sibomana. Issa Bigirimana n'umwataka nkawe, n'umwataka uziho iki, ukunda wiki? Issa n'umwataka mwiza cyane. Issa ikintu arusha abataka benshi hano mu Rwanda, Issa akora ama movement menshi, kunyaruka Issa arihuta cyane. Issa buriya nubwo ari mugufi afite detente, kuko biragaragara ko icyo gitego cy'umutwe yatsinze. Uvuze kuri detente tuhita tubona n'igitego cya Aimable Nsabimana, myugariro w'ikipe ya APR yijemo mu bisikana, ariko nawe n'umukinnyi ukurikirana. Ni n'igitego cya kabiri atsindiye Rubavu kuva yahava kindi ikipe ya Marine. Uyu musore banza harya mwari mwahura ari muri equipe? Aimable twahuye ari muri equipe nationale moins de 20 ans. Twari turi gukina ariko mu myitozo mu myitozo turi muri APR twebwe twakinamo match amical. Aimable ni umudefenseur mwiza, ariko usibye ko Aimable buriya nawe yaciye muri equipe twarerewemo Esperance de Remera. Aimable ndamuzi akiri umwana, buriya Aimable ni muto cyane. Aimable ni generation imwe na bano ba master bo muri Rayon Sport. En fait Aimable ikintu yagaragaje icyambere yagaragaje performance nziza, yaje muri APR ahita afatisha, ntabwo habayeho umwanya wo kubanza gutinya abafana, gutinya equipe arimo. Aimable yaratuje, umupira we abari wakina. Umupira wari wakina, kandi ikintu kiba gikenewe cyane mu mupira w'amaguru, kwirinda gutwarwa no gushaka gukina nk'abandi. Iki ni ibyawe ube wowe. So kuri APR nyangu ni equipe nubwo yatsinze ibitego bibiri, ariko yagiye ibona na okaziyo nyinshi cyane imbere izamu rya Etincelle, harimo abasore ba Fiston, Papi Sibomana, twabonaga amashoti yotsaga umuzamu w'ikipe ya Etincelle muri rusange. Mu by'ukuri yari intsinzi bakeneye, ariko noneho burya intsinzi niba ikeneye mu mupira w'amaguru na performance uko witwaye nabyo biguha icyizere mu mukino ukurikiyeho. Niko bimeze, kubera ko urebye ubundi iyo uri mu bihe byo gutsindwa biragorana cyane kugira ngo winjire mu bihe byo gutsinda, ariko akenshi iyo utsinze match ya mbere ibigufunguriye imiryango yo gutsinda n'izindi bito wizamura icyizere. Tubihuze na bya bindi byanjye byambayeho, ubundi njye naburaga igitego cya mbere cyo kuma confiance, kandi cyagiyemo n'ibindi byose bitabigiramo icyarimwe. Ni ukuvuga ngo nahari ubwo batangiye gutsinda, Imana ibafashije hatagize igihinduka, batangiye ritme nziza, baraza gufatiraho. Gusa ntibibujije ko ikipe ya AS Kigali bahanganye nayo, kandi nawe uyirimo ugize amahirwe wasoza imbere yabo. N'ubundi nibyo urebye mu kibuga, ubundi niyo twanahura ntago nazanamo sentiment ngo ni equipe yanjye, equipe yandeze cyangwa iki, ko twese dushaka amanota 3 kandi twese turashaka gukora amateka. Birashoboka ko natwe twarangiza turi imbere yabo, kandi nabyo natwe twifuza, binashobotse umwaka utaha natwe tugasohoka. Etincelle yokeje igitutu cyane ikipe ya AP Football Club. Murabibona Kambale Salita Gentil ngo Nicola yageze muri ikipe ya Etincelle. Noneho mu by'ukuri Etincelle ni ikipe yabashije kwihagararaho. Urebye kuri statistique za nyuma y'umukino, AP yabatsinze ibitego bibiri, nta shot on target nimwe bigeze bagera, ariko off target barazifite zigera muri 3, corner ebyiri kuri 7 z'ikipe ya AP. Urabona ko AP yari yaje isa nk'iyari amavubi muri rusange. Possession de balle Etincelle yarabarushije cyane cyane ko mu gice cya kabiri cy'umukino Etincelle yabarushije guhererekanya umupira neza. APR igira 48, Etincelle igira 32, ariko muri football tout ce qui compte ni gutsinda, kunyeganyeza. Football ni resultat, ntabwo ari ngo umuntu yakinye neza, ya resultat ni resultat. Ngibyo rero umukino rero waje kurangira ari ibitego bibiri ku busa kurandwa ikipe y'ingabo z'u Rwanda yongeye gutsinda nyuma y'igihe kirekire cyane nk'uko mubibona. Nyuma y'imikino 7 yose bakinye muri phase retour, batsinzemo imikino 2 gusa, batsinzwemo umwe, indi yose uko ari 4 barayinganyije. Imikino yindi muri rusange ya shampiyona y'uyu munsi wa 22 wa shampiyona Azam Rwanda Premier League yagenze gute? Reka turebereye hamwe uko indi
imikino yagenze aho muri rusange si bya Kigali yatsinze Mukura 4-1, ikipe ya Mukura ikifatirwa ku gakanu na Mubumbyi Benabe wenyine ku giti cye. Gicumbi yatsinze Marine 2-1, Gicumbi komeza kwiyongera icyizere cyo kuva mu murongo utukura. Kirehe yatsinzwe na Polisi 1-0 cya Dani Usengimana. Pepiniere yanganyije na Kiyovu 1-0. Etincelle yatsinzwe na APR 2-0 mu gihe Espoir yatsinze Musanze igitego 1-3. Tubibutse ko kuri umunsi wa 22 wa shampiyona umukino umwe w'urukumbu utarabaye ari ugomba guhuza Rayon Sport na Magaju. Uyu mukino ugomba kuba kuri uyu wa gatatu wimuwe ku isaha yari waruriho wavanywe saa 9 n'igice ushyirwa ku isaha saa 12 kuri stade regionale i Nyamirambo. Ubwo abafana ba Rayon Sport nababwira iki n'umwanya wanyu mwiza kujya mushyikira equipe kugira ngo mukomeze kurushaho gushyiramo intera hagati yanyu n'abakeba banyu. Iyi kipe ya AS Duty, ikipe nyuma y'umunsi wa 22 wa shampiyona, Usengimana Dani ukiyoboye ba rutayizamu afite ibitego 14, Shasira afite 12, Shaban Hussein ufite uri no mu mvune afite 12, Wayeka 12, Mico Justin 11, Mubumbyi Benabe turi kumwe n'abana muri Sida afite 4. Hari icyizere ufite yuko ushobora kuza nibura muri batanu ba mbere? Icyizere ndagifite, icyizere kuri iriya tariki nagarura icyizere. Birashoboka ko Imana yamfasha nkongera, hasigaye match ndakeka n'umunani, match 8 kubonamo ibitego bigeze mu 8 cyangwa birashoboka. Sinjye ubipanga, ni Imana ibipanga nuko nabiri utari wabipanze. Birasaba ko ngiye nkora ubundi nkareka n'Imana nayo igakora ibyayo. Imana nayo igakora ibyayo. Mu rutonde rwa shampiyona muri rusange byihagaze gute? Ikipe ya Rayon Sport nubwo igomba gukina uyu mukino w'ikirarane kuri uyu wa gatatu saa 12 iracyayoboye n'amanota 52, APR yayisigira amanota 48 nubwo Rayon Sport ifite umukino umwe itarakina. Polisi ifite amanota 43, AS Kigali ifite amanota 43. Intego zanyu ni zihe Mubumbyi? Intego zacu ubundi kugeza ku isaha turacyashaka igikombe. Ntago turabikora, ntago twitaye ku bandi ngo batsinze cyangwa ngo twite kuri Rayon Sport ngo irimo iratsinda, no. Twe turacyashaka igikombe. Ubwo no gukomeza tukarwana aho tuzajya naho ngaho. No gutsinda izindi match zose zisigaye, nimba tuzaba ba mbere, nimba tuzaba ba kabiri, ntabwo turashaka igikombe. Ntabwo dushaka kujya mu myanya munsi y'imyanya 4 ahari ya hafi aho ngaho. Byabana ngomba mukaza ku mwanya wa kabiri wabemerera gusohokera igihugu mu gihe kipe yabitwaye igikombe cy'amahoro nayo yaba yaratwaye shampiyona nta wamenya. Gusa uyu munsi wa 22 wa shampiyona wasize impinduka ndetse wongeye gusubiza ibintu ibubisi ku rutonde rwa shampiyona mu makipe ashobora kumanuka mu cyiciro cya kabiri muri rusange. Mu makipe ashobora kumanuka mu cyiciro cya kabiri mu minsi yashize twavuga tuti Pipiniere ni nkaho yamanutse ifite amanota 12, ikipe ya Gicumbi ifite amanota 18, Marine ifite amanota 19, Mukura ikagira 22, Kiyovu ikagira 23. Umuntu ashatse yagarikira hariya. Izi kipe zose ziracyari abakandida. Kuko urabona nko kuva kuri Gicumbi ya 15 ifite 18 kugera kuri Kiyovu ya 12 kugira ifite 23 amanota 5 mu mikino 8. Habana bizaba ari biracyashoboka cyane. Ubona ko ni nacyo kintu no mukino umunsi wa 22 wasize Kiyovu na Mukura byabasigiye ihurizo ry'uko badagomba kurekura, bagomba komeza kurushaho gukora cyane kuko batitonze gato bashobora gusubira mu cyiciro, bashobora kujya mu cyiciro cya kabiri. Ngiye kuvuga ngo bashobora gusubira kandi batarigeze banajya mu cyiciro cya kabiri muri rusange. Ahubwo noneho nyuma ya shampiyona munyemerere tugaruke ku busesenguzi. Uyu mukino twabigarutseho, Mubumbyi Benabe turi kumwe na hano muri studio waciye agahiko ko gutsinda ibitego 4 mu mukino ari wenyine. Yabitubwiye ko yari yabirose umunsi ubanziriza uyu mukino, yatubwiye ko yiyumvishije akimara kubitsinda, tubwiye ko yiyumvisha akimara gutsinda igitego cya mbere, ko yiyumvisha igice cya mbere kirangiye afite ibitego 3 avuga ati n'ikindi cya kane nagitsinda nkakabya inzozi. Benabe simvuga byinshi, turagaruka kuri ibitego watsinze muri rusange. Penalty ntago ndi buyigarukeho. Iki gitego cya mbere iyo ugarutse inyuma, ndibuka mu minsi yashize duhagarikiranga mu minsi yashize ngusura nibwo wambwiye ngo abatoza ntibagufate nabi ariko ntabwo ukunda ibintu byo kwirukanka cyane. Ariko iyi sprint yo guturuka kuri metero nka 40 uvuye ku izamu, nuko ari wowe uzi kwirukanka cyane cyangwa nuko uyu mudefenseur mwe muri kumwe atari bubizi? No, ntabwo ari ukuvuga ngo umudefanse ntabwo azi kwiruka. Ashobora no kuba azi kwiruka kundusha cyangwa ari nawe wa mbere uzi kwiruka mu Rwanda. Ariko ubundi muri football ntabwo wakora uzi kwiruka, ahubwo wakora ufite reaction, uwatanze reaction wundi. Iyo utanze umuntu guhindukira reflex, gutekereza vuba. Kuko wa mugani uramutse usubiye inyuma ukareba ahantu baro yaturutse
ukareba ahantu baro yaturutse ikiri ahangaha wowe wari ufite igitekerezo muri wowe reba n'ukuboko kandi ndi kugenda nirinda kujya muri oruje ko nacunganaga n'uyu nguyu nanone umbwira ati nshyirira umupira imbere ibindi ndabyikorera wari wamaze kubibona ko umupira wari wicumye wageze kandi umudefanseri wari unyegereye hari harimo distance yanjye nawe nka metero nk'ebyiri ibyo byose ntabwo yari kugenda nsiga umubiri ubundi ikibi ni uko agenda gusiga umubiri nari namwiyatse hanyuma umupira urakomeza ntiwabashije gutsinda igitego by'umwihariko ariko nibura iyi action wakoze yatumye Kimanuka Jean Claude akora ikosa uyu mudefanseri hano wenda duhagarikiye ahangaha iyi freshness izo kugira ngo turebe mu by'ukuri eske option ya mbere yari gukomezanya nawe akareka umuzamu akaguma mu kibuga cyangwa se kuba umuzamu yari yamaze gufata icyemezo cyo kuva mu izamu niyo mpamvu yahise afata icyemezo cyo kuza gutya wowe avi yawe ni iyi en fait umudefanseri yabonye umugardien avuye mu izamu aravuga ibyo ari byose umunyezamu araza kumbuza gutera direct mu izamu ahubwo ashaka gukorera couverture umunyezamu arashaka kuvuga ati reka nze njye gukora couverture umunyezamu aze gutya noneho nanjye mba nabibonye noneho mbona ntabwo igitego ndi bugitsinde binyoroheye shyira baro ku ruhande mbona gardien yaje n'ingufu nyinshi cyane noneho njyewe mpita nshyira amaguru yanjye mu maboko ya gardien ngibyo umudefanse nubwo yari agiye gukuvura yaratinze gusa ku rundi ruhande nubwo gardien atanagukoraho ndatekereza kino gitego banza wari kukimutsinda iyo atankoraho nari kugenda nkazenguruka nkagaruka nkagitsinda byoroshye nkatanga pasi umuntu agatsinda ngibyo iki ni igitego cya mbere muri rusange wabatsinze guhagarara nabi kw'abamyugariro waramusize uramubitinga kuri metero nka 40 uvuye ku izamu ry'umunyezamu Kimanuka Jean Claude wasohotse nabi akumarika nabi penalty urayisaba urayitsinda muri wowe ujya gutera penalty ntabwo bari ufite mvuga ati none inyirata confiance rate ijya hasi ijana n'ubundi jewe ari ikintu nari imaze iminsi ntekereza cyane penalty ubundi akenshi hari abakinnyi benshi bazitinya ariko usibye ko ngewe kera nazitinyaga ndi umwana ariko naje kubyikuramo ntabwo nyitinya penalty narayifashe ndatekereza n'ubundi ku isi niyo nayirata sinjye wa mbere warose penalty n'umukinnyi wa mbere ku isi yarase penalty ariko kubera iki se nyirata no ndayitsinda urayitsinda ngira ngo tugarutse kuri penalty gato twihuta ngira ngo umuntu yareba uburyo ki wayiteyemo banza wari ufite gahunda yo kwitera hariya muri ya degré uvuga ati umuzamu nubwo yayikurikira ariko ntabwo akaboko kari kuze kugera hariya ni iki gitekerezo wari ufite en fait nagombaga kuyitera epfo ku ruhande rwo hepfo uruhande rwo hepfo hariya ariko nza ndi kureba gardien mu maso gardien uriya yakoze geste mbere ubona ko ajya kuri ubona ko ahengamiye hariya hepfo mpita mpindura uruhande ariko nanone ndatekereza ashobora kumubita geste ari gushaka kumbeshya abagardien abahanga bari bakunda kubita geste akakubeshya agahita asubira ku rundi ruhande ndavuga reka nyishyire muri angle yo hejuru ibyo byose amaboko nanakurikira amaboko ntabwo ari bugereye ngira ngo nabyo byari byiza cyane cya gitego cya mbere cya Mubungi Benabe muri iyi saison nyuma y'iki gitego ngira ngo waje gutsinda igitego kindi cya kabiri ibitego bindi byakurikiyeho bibiri bijya gusa niyo mpamvu ngira ngo duhagarikiye ahangaha ni umupira waturutse ku ruhande rw'ibumoso defense ya Mukura yari ihagaze yose muri rusange bari hamwe bagize gute ariko banza hari kuri mukino barimo baranaguha espace uri umukino w'abadefanseri basaga nkaho bari guhagarara nabi bagahagarara kuri linye imwe ubundi ibyiza umudefanseri duhagarikiye ahangaha iyi linye reba bakoze linye imwe cyane cyane abangaba basantro babiri bakoze linye imwe ahangaha ibyiza uyu mudefanseri aragucunga undi agakora doublage agasubira inyuma kugira ngo nimusiga nze guhita ngwa muri wa wundi ariko bahagaraga kuri linye imwe nkabona ko bari bunyorohereze noneho ngiye nkabwira aba Barfubek mufate baro muyishyire ahangaha mu migongo y'abadefanseri ngenda ndarwana no kuba uwa mbere kuri baro kuko ndabizi ko ndi buhite ndebana na gardien uyu nguyu wa mbere ari we Amidou yagombaga kuba yagize gute yegeye imbere gatoya Fabien uyu nguyu nimba yamanutse gushaka gufasha uyu nguyu akaza agahita aza muri marquage noneho wa undi uyu nguyu wicaye ahangaha akaba ari buza gukora doublage ngira ngo ngibyo espace barayimuhaye bamu umupira wa mugani wawe umupira muwushyire mu migongo ngaha fresh ababwiye gati mushyire umupira aho ngaho wa mu defenseur ahangaha harimo espace harimo nka metero nk'ebyiri eshatu uyu nawe ntago gufite donc bari bagwaye urubuga birangira utsinze igitego ni igitego none gituruka kuri confiance yari yiyongereye kuri confiance yari yiyongereye ahabwa ari uburyo Mukura yakomeje kugenda ibona mu gice cya mbere cy'umukino ni igitego cya Hussein Kiza cyabahesheje confiance cyabongereye icyizere muri rusange gusa tugaruka ku gitego kindi noneho kindi wese utsinda cya gatatu navuze nti igitego gisa neza
na kiriya watsinze. Ariko mbere yuko nkigaruka icyo gitego turebe iki ngiki cya kane watsinze. Wenda ahangaha twageze ku gitego, tujye muri build up y'igitego, tuhagarikira ahangaha. Nanone defense yahagaze nabi. Noneho uyu nguyu ari concentré kuri njyewe, uyu nguyu ari concentré kuri baro, ariko yibagiye ko hano hari umuntu ugomba kuza gusaba ahangaha muri vide. Njye naramwihoreye uyu nguyu, nkora muvuma nsa n'ugenda ndaje ndigarukira. Noneho uyu nguyu Amidu aturuka ahangaha yirukanka mu mugongo w'uyu nguyu. Za muvuma nakoraga Amidu niwe wahise uyikora. Noneho Amidu wenda muzi cyane, Amidu buriya yishimira gutanga pasi kurusha gutsinda igitego. Amidu ndamukunda cyane buriya, nkiza muri Kigali nzayimuha, byanga bikunze nzayimuha. Naragiye ngiye mpita njya gufata position kuko nari nzi ko agomba kumpasa byanga bikunda. Noneho kubw'amahirwe ahantu ni positionye, nsanga nta n'umuntu turi kumwe. Na Gardien nawe buriya baraza kubyerekana neza, nawe yari yazamutse asa n'ushaka kujya kwataka Amidu, yasize izamu. Iyi ni yantu zari umaze gusobanura. Amidu aragiye, afite n'uburyo bwo gutera mu izamu, ariko abonye Gardien yasohotse nabi aguha baro. Ahangaha iyi espace yose iri vide, nta muntu uhari, nta n'uwa muntu ushobora. Nibyo navugaga, uyu nimero 2 nawe yagombaga kuza akaza hano muri defense, akinjiramo akaza muri defense, kubera ko twatakira uruhande rwo hirya, nimero 3 ajya kwataka, abadefenseri begera hirya kuri baro, n'uyu nimero 2 yagombaga kuza, ariko ntabwo yari ahari. Ngibyo ngira ngo waruvuze ku muzamu muri rusange. Amidu akimara gufata baro, wa mugani wawe urabikoze no kubitubwira, yishimira gutanga umupira uvamo igitego kurusha uko agitsinda. Nibyo koko yagaragaje sinye yo kutikunda gutanga baro. Uyu muzamu uramuvugaho iki? Ngira ngo ni umuzamu w'ikipe ya Mukura. Nicyo ndi gushaka kuvuga, muvugeho ijambo rimwe gato. Amidu yamaze gufata baro, twegere imbere gatoya, ahangaha ahagaze ahangaha, uhagaze ahangaha hari undi mukinnyi wa AS Kigali, badefenseri babiri baranga, byari ngombwa gusohoka. Uyu munyezamu urebye nje ntago ibingibi ni ibintu bibaho no mu mipira y'Iburayi bibaho, ahubwo we ntago afata icyemezo kimwe, aza ari gutekereza ibintu byinshi. Yaraje ariko akaza ari kwezita n'ubundi, ngende cyangwa ngaruke. Ubundi wafashe icyemezo cyo gusohoka, uraza 100% ukaza n'induru nyinshi ugakanga umuntu uje kugutsinda, kuko yumvise induru aratinya. Ariko yarazaga agafrena, yezita, tekereza nkomeze ngusubira inyuma, ibitekerezo byinshi ntago biba byiza. Banza hari yari kubihitamo akigumira hariya, omwe yaguma hariya kubera ko n'ubundi Amidu yari afitwe n'abantu babiri, ntago yagombaga gucenga abo bantu babiri bose. Iyo ashaka ari kwigumira mu izamu, nibwo byari no kuba bingoye gutsinda, byari gusaba ko mfunga iriya baro nkarebana na Gardien nkamucenga cyangwa nkamuroba, byari kungora. Ofete ari kuguma mu izamu, cyari kuguma mu izamu. Cyari igitego cya kane utsinze, ngira ngo cya gatatu ntabwo twabashe kukigaruka, wenda nibiza kudukunda turaza kukigarukaho. Gusa muri rusange ni ibitego 3 muri 4. Mubungi Benabe yatsinze atsinda ikipe ya Mukura muri iyi weekend ku munsi 22 wa shampiyona. Mbere ko tujya mu karuhuko, Balotelli ryaturutse he? Twiye tubiganiraho mu kiganiro kirambuye twagiranye n'gusura, ariko Balotelli ndibwire n'abantu batabashije kurikirana iki kiganiro, bitaturutse. Balotelli ubundi izina Balotelli ryavuye mu gihugu cya Tanzania. Twari tumaze kuzamuka muri Sekafa, bari baratuzamuye ngewe na Maxime na Nova, twarajyanye na APR nkuru, APR y'abanyamahanga irimo ba Lionel, ba Seleman, ba Papi Fati n'abandi. Turagenda muri Sekafa, turakina match ya mbere, dukina na Wau Salam, iri yakinye na Rayon Sport nimba nibeshye. Dukina na Wau Salam, noneho APR itsinda ibitego nimba ari 4, nimba nibeshye, ni ibitego 4 nimba atari 5. Noneho umuzungu areba kuri bench aravuga, ariko ibyo byose washyiramo n'abano bana bakigirira icyizere, nabo bakumva ko bari kumwe n'abandi bari muri equipe, ko ibyo byose ibitego 4 ntago bari bubitwishyure. Bashyiramo na Maxime. Noneho nagiye iminota mike cyane, kubw'amahirwe baro ya mbere Eggman ampasa pass, sigara na Gardien nkubita agapishinete, igitego kijyamo. Ariko nabonye Gardien ngira ubwoba, numva ubwoba, ndavuga man, ubu ninjye ugiye gutsinda igitego muri APR irimo abakinnyi bakomeye gutya. Kubw'amahirwe ndagitsinda, ndangije mba emotionnel cyane.
mbura celebration ndeba muri stade ndanje ndeba abayobozi bacu ntera isari ndangije ndigendera noneho abanyamakuru bose umwana aserebra nka Balotelli ni Balotelli kabisa bihera aho ngaho n'ubu ngubu iyo tugiye gukina muri Tanzania hari igihe njya numva abafana bamwe banyibuka bavuga ngo Balotelli mwabyumvise rero imva n'imvano ya Balotelli tukiri kumwe nawe hano muri studio muri rusange yaciye agahigo muri weekend ko guzinda ibitego bine mu mukino umwe turacyari muri half time show ikiganiro cy'imikino no kuri Royal TV reka dufate akaruko tugaruke mu yandi makuru ndetse n'ingingo twagiye dutegura kuganiraho uyu munsi. Nguwo John Cena asaba Mickey kuzarushingana bamaranye imyaka 4 bakundana nawe uzabikora muri bura buryo uburyo bwo kujya muri stade cyangwa regional hateraniye abantu benshi bahitutera ivi en fait sinabitekerezaho buriya nibiba ngombwa hari igihe nabyo nanjye nabikora nka kuriya cyangwa nkabikora mu buryo budasanzwe nanjye ubiteganya kubikora ryari se ubundi ntabwo nabipanga ariko ndakeka ni mu minsi iri imbere ya reka nsome ubutumwa bwa bamwe mu bakunzi bacu bwagiye butugeraho mu rusange mu gihe tunitegura kwakira telefone zimwe na zimwe dusoza ikiganiro cyacu ati hey bavandimwe twe nk'abanyeshuri twari tubakumbuye cyane ni Timothée uzwi nka Dimaria Bernabe yatweretse ibirori kabisa yanditse amateka mu tubarize ikipe afana i Burayi yayivuze ndetse na role model we thanks role model wavuze Lewandowski ati joro ryiza mfana APR na Man afite impamvu yo kugufana kabisa gusa navuze ko mwe waberetse arakoze cyane ati waberetse ibirori ati mwiriwe neza cyane ati twishimiye cyane ako gahigo Bernabe yaciye muri iyi weekend nakomereza aho ngaho hazatsinde n'ibindi byinshi muri iyi weekend nako muri iyi shampiyona ati intego ye muri iyi shampiyona ni iyihe ntego yanjye nk'uko njya gutangira shampiyona nabivuze ntago ndaseda navuze ko nifuza kuza mu batsinze ibitego byinshi nubwo bikiri ntangiye ntinze ariko biracyashoboka haracyari match nyinshi cyane birashoboka nicyo cyifuzo cyanjye ariko buriya Imana nayo ifite ibindi yapanze ariko icyifuzo cyanjye no kuza mu babiteri icyo cyifuzo cyawe ubwo izo nzozi nanone nongera kuzigira abanza uzazikabye reka twakire umuntu kuri telefone Royal TV allo Allo? Mwiriwe neza. Meze mute? Tumeze neza cyane. Papa Balotelli na Mirambo. Ni Papa Balotelli? Papa Balotelli na Mirambo. Ndakumva Papa Balotelli. Abonye mazina w'umuhungu wawe? Allo? Fetazo ku muhungu wanjye Balotelli. Merci beaucoup. Niyo muhungu ushaka mu Rwanda natwe twarishimye natwe. Ewana turamukurikira gatanu baragiye akora byinshi. Ntabwo mumushaka muri reyo? Muri yo twanamugura ariko ntarebi kabisa byaba ari byiza. Nabanza yongera ibitego. Agire kurari tuzamugura muri yo siporo ahubwo umwaka utaha. Murakoze cyane. Sawa asante sana Papa Balotelli. Ubwo izindi telefone turaza kugenda tuzagira ati hello bite Mubumbi Bernabe ntabwo yaraherutse kabisa ndamwishimiye kuri ibyo bitego bine yatsinze nako gahigo yaciye mubwira uti komereza aho ngaho kabisa. Royal TV allo? Allo? Yes, allo. Ninde? Yes. Zamurijwi twumve. Ni Andre Mutumaranga. Yego Andre? Ndishimye umusore wacu numva rwose yarakoze cyane ko yaraciye agahigo. Turamwishimiye cyane kandi azagaruka mu ikipe yacu ya APR. Azagaruka. Ushaka gusimbuka neza ngo arabanza agasubira inyuma. Asante. Arakoze cyane. Utekereza kuzasubira muri APR? APR ntago mbitekereza ariko byanashoboka nabyo. Icyifuzo cyanjye ubundi byari gukora neza uno mwaka byashoboka nanjye nkamera nk'abandi nkamera nk'uko nasugira yabaye cyaba Jacques nkajya gukina n'ahandi tekereza kure nkareba uko bimeze. Royal TV allo? Allo? Yego? Allo? Turakumva neza nshuti. Niyo mungere hano Rubavu. Yego niyo mungere Rubavu.
uwo musore yagize neza. ubusa ubu ntibyahita bigutera gufana AS Kigali ahise agenda niba yaragize neza ntabwo byagutera gufana AS Kigali. Wari ukivuga ku ruhande rwo kujya gukina hanze gutekereza kure? nicyo cyifuzo ubundi cyanjye kubera ko gukina mu Rwanda makinye sezo zigeze muri enye n'iya gatanu ndakeka ubundi zari izo ngizo nkagenda nkajya no kumenya nuko hanze bimeze. Kanyoni katagurutse nikamenye iyo bweze. Royal TV, alo yego mwiriwe neza. Amaye mubumbi. Mbahari ndakumva. Nakoma mubumbi. Salamu. Beno beto. Alo? Yo murakoze cyane rwose. Pardon? Kuri kuvuga uri Kimironko? Okay. Kimironko nanjye nihe wacu. Uramuzi kavukira. Boy ndakuzi cyane. Boy imeze bite? Komereza. Urakoze cyane. Komereza kabisa tukora inyuma. Murakoze cyane. ngubwo ubutumwa bwo gukomeza kurushaho gukomeza kugusaba gukora cyane kukwifuriza ibyiza biri imbere nabyo nanjye nakwifuriza hano muri half time show by'umwihariko. Imbere ko nsoza ikiganiro ntabwo nakunigana ijambo, hari ibyo wifuza, harabo wifuza gushimira bamaze gufasha kugeza amagingo ya byanga bikunze ntabwo nabura gushima. Icya mbere ndashimira Imana yamfashije kuba narakoze biriya bitakozwe na benshi. Icya kabiri ndashima abayobozi b'ikipe yanjye ndetse n'abakinnyi muri rusange n'abafana banyihanganiye ino sezo yose nubwo itari yarangira. Mu by'ukuri ntago natanze performance bari bantezeho muri ale ndetse n'indi mikino yakurikiyeho ya retoro. Ubundi ahandi mu yandi ma equipe bahita bakuvaho bakakwanga bagatangira gusabira kukwirukana babona ko bidashoboka, ariko abayobozi n'abatoza cyane cyane umutoza Eric Nshimiyimana yakomeje kumba hafi ambwira ko ibitego mbifite kandi nzabitsinda ngo nzabatsindira ibitego byinshi. Iryo jambo ntabwo nyangibagirwa bigiye nicaye mu rugo ndabitekereza. Yarambwiye ngo nzabatsindira ibitego byinshi ne kwiprespita ntuze igitego kiza nk'urupfu, kandi ngo nintsinde igitego cya mbere cyo gufungura nzahita ngira confiance nzatsinda n'ibindi. Ndabashimira cyane mu by'ukuri, Imana izabamera umugisha kandi nanjye niteguye gukomeza gukorana nabo kandi nkatanga ibyanjye byose tugashakira ikipe yacu ibyiza kurusha ibyo yari ifite. Urakoze cyane mubumbyi, ushimye washima benshi cyane, gusa nakangiye gushimire cyane ku mwanya wawe wampaye ukanaha abakunzi ba half time cyane uyu munsi, ntabwo ugihwema kuwuduha. Wakoze cyane kandi ibyiza byose imbere. Murakoze cyane. Namwe kandi mwakoze kubana natwe muri kiganiro cy'uyu munsi. Tuzongere duhure kuwa gatatu muri half time show ndetse no kuri uyu wa kabiri mu gitondo nko maze kwimenyera mu kiganiro cya mu gitondo The Sun Up, tuba turi kumwe tubagezaho ibyaraye bibaye mu isi ya siporo. Hagati aho mukomeze kugira gahunda nziza, munagire umugoroba mwiza, mukomeza gukurikirana gahunda za Royal TV. Murare aharyana Genzi Jiri Karangwa.